no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe Mesiya Isa Yesu mwene Mariyamu intumwa ya Ara, nyamara ntibamwishe kandi ntibamubambye, ahubwo bishe banabamba uhawe ishusho ye. Kandi mu by'ukuri ba bandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho, bibaza niba uwishwe ari Yesu cyangwa usa nawe. Nta bumenyi bafite uretse gukurikira ibyo bakeka, kandi rwose ntibamwishe. Ese Yesu uvugwa muri Bibiliya niwe Isa uvugwa muri Korani? Kuki abakristo benshi bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko abasilamu bakavuga ko ari umuhanuzi gusa? Ese ni umuntu umwe cyangwa harimo itandukaniro hagati y'aba bantu bombi? Ndavuga hagati ya Yesu ndetse na Isa, Yesu wo muri Bibiliya ndetse na Isa wo muri Korani. Umunsi rero tugiye kurebera hamwe imirongo yo muri Bibiliya ndetse no muri Korani igaragaza ibitandukanya Yesu wo muri Bibiliya ndetse na Isa wo muri Korani. Rero niba mukunda ibiganiro byacu wakwisobanukirwa 5 TV, reka tubasabe mukore subscribe kugira ngo mwiyandikishe. Icano murabizi ni icano itambukaho ibiganiro by'Iyobokamana, ibiganiro byimbitse Bibiliya na Korani, ubutumwa bwiza, ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Rero abantu benshi baraza bakadukurikira, rero ugasanga abantu 90% bagenda badakoze subscribe. Rero kora subscribe kugira ngo ujyane natwe mu biganiro byacu, kandi ibiganiro byacu nyine bikugereho 5 kuri 5. Rero mbere yo kuvuga itandukaniro, reka tubanze turebere hamwe ibyo bahuriyeho, turebe mu by'ukuri niba hari ibyo baba bahuriyeho. Iyo tuvuga ibi ngibi rero nta myizere nimwe tuba dushaka kuvuguruza, ahubwo tuba tugira ngo buri muntu wese nyine mu myizerere amenye uko yizera kandi amenye n'ahagaze, atari uburyo kugira ngo avangavanga ibintu, ahubwo amenye ngo ahagaze ahangaha. Muri Bibiliya rero no muri Korani ni ngo harimo ibintu bitandukanye nk'uko nabwiye ko ngiye kubibasomera. Ni ngo dusanzwe Bibiliya tuvuga Yesu cyangwa se Yezu, noneho Korani yo ikavuga Isa. Uyu Yesu cyangwa se Yezu akaba akomoka kuri Mariya, noneho uyu Isa we akaba akomoka kuri Mariyamu. Yesu rero muri Bibiliya tubona ko yakoze ibitangaza, yakijije abarwayi, tubona ko yari umuntu wihariye kandi azagaruka ku isi. Rero bituma abantu benshi batekereza ko ari umuntu umwe, ariko ikibazo gikomeye si amazina cyangwa se n'ibitangaza baragiye akora. Ikibazo ninde mu by'ukuri, ninde? Ahangaha rero mu by'ukuri niho tugiye kureba hari itandukaniro rikomeye cyane. Muri Bibiliya rero Yesu yitwa umwana w'Imana. Yohana 16 ni ukuvuga ngo agaragaza ko Yesu uyu nguyu ari umwana w'Imana, kandi iri jambo umwana w'Imana rivuga ngo rigaragara inshuro nyinshi cyane muri Bibiliya. Niho hagaragaza ko rero ko Imana yakunze ngo bari mu isi cyane, yaje gutuma itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uku nguku niko Bibiliya igaragaza ko ari umwana w'Imana. Hanyuma Matayo 16 bakavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Rero abakristo bemera ko Yesu afite kamere yihariye iva ku Mana, ariko muri Korani ho ibi ngibi ntabwo bajya bikozwa. Nka sura y'112 umurongo waho wa 3 avuga yuko ntiyabyaye kandi ntiyabyawe ntiyanabyaye. Asoma sura ya 5 umurongo wa 77 akavuga bati Ara ni Mesiya mwene Mariya. Baravuga ngo abavuga bati Ara ni Mesiya mwene Mariya babaye abahakanyi. Sura ya 5:22. Nuvuga rero ko Korani ihakana ko Ara ari umwana w'Imana. Umva hano bavuze bati umuntu wese, abantu bose bavuga yuko
Mesiya. Uwo Mesiya ni Yesu. Rero abavuga yuko ngo ari mwene Mariya, abo ngabo ngo ni abahakanyi. Rero Korani yo ivuga yuko atagira umwana. Rero ahangaha mu by'ukuri niho haboneka itandukaniro rya mbere, uvuga yuko amwe agaragaza ko ari umwana w'Imana, ariko abandi bakavuga yuko abantu bavuga yuko ari we Mesiya cyangwa se mwene Mariya, uvuga ngo abo ngabo mu by'ukuri bo bitwa abahakanyi cyane. So Bibiliya ivuga ko Yesu ari umwana w'Imana, mu gihe Korani yo itavuga ikintu nk'icyo ngicyo, yo irabihakana kandi ikabihakana yivuye inyuma. Rero icyo tubona nuko Yesu yarabambwe cyangwa se ntiyabambwe. Icyo nicyo twagombye kureba, ubundi Yesu yarabambwe cyangwa ntiyabambwe. Se Bibiliya ivugaho iki? Urupfu rwa Yesu usanga ari ingenzi cyane mu myizerere y'Abakristo. Usomye nko muri Luka 24:6 bavuga ko bavuze ati ntari hano ahubwo yazutse. Urumva igihe bajyaga kumureba, abo bahasanze baravuze bati ntakiri hano ahubwo yazutse. Urumva Bibiliya iragaragaza ko Yesu yapfuye hanyuma akazuka. None wajya mu Bakorinto ba mbere 15:3-4 avuga ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu, arabambwa, azuka ku munsi wa gatatu. Rero Abakristo bemera ko Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo akize ibyaha by'abantu. None Korani yo irabivuga iki? Reka tugusabe kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ujye ubana natwe mu biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge, ibiganiro by'ucukumbuzi, ibiganiro byimbitse n'ibiganiro kw'iyobokamana. Rero subscribe kugira ngo natwe ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Korani rero icyo ivuga, Korani yo niyo ngo biratandukanye cyane n'icyo nyine biri kuvuga. Niyo mpamvu wagombye kumenya ngo ese uyu Isa uvugwa muri Korani ndetse na Yesu wo muri Bibiliya ubundi hari aho bahurira. Nuko usanga abantu benshi bashaka kubyitiranya, bakumva ko Yesu nyine ngo kubera ko Umusilamu bazavuga Isa ngo nyine ngo ni urundi rurimi. Ndagira ngo rero ukurikire neza, ujye uvuga ibintu uzi neza. Yes, ariko hano Korani yo nuvuga ngo icyo tubona muri Korani nuko turabagenda tubona ko bitandukanye cyane Bibiliya. Rero twamaze kubona ko Yesu yarapfuye arazuka, twabonye ko ari n'umwana w'Imana, ibyo twagiye tubona, ariko muri Korani ho biratandukanye cyane. Kubera ko nk'uyisomye sura ya 4 yitiriwe abagore ku murongo w'157 niwe bavuga ko batamwishe kandi ngo ntibanamubambye, ahubwo ngo bashatse ari umuntu usa nawe. Bibiliya ivuga ko yabambwe akazuka, ariko Korani iravuga ati oya, ntabwo yigeze bamubamba, ahubwo byasaga bityo kuri bo. Ni ukuvuga ngo nk'uko natanigeze nsoma, bo baragaragaza yuko mu by'ukuri uwo babambye atari we. Rero ni ukuvuga ko Isa atabambwe nk'uko Bibiliya yo igize gute, nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Aha rero niho hari ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Niba Yesu yarapfuye ku musaraba, none agakiza k'Abakristo gasigara gasobanura gati? Icyo nicyo kintu tugomba kumenya. Se Yesu arasengwa cyangwa oya? Yesu muri Bibiliya yaba asengwa cyangwa oya? Muri Bibiliya rero abantu baramya Yesu nko muri Matayo 14:33, ngo baramuramya baravuga ati ni ukuri uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Tomasi ati mwami wanjye kandi Mana yanjye. Ni Tomasi wabivugaga muri Yohani 20:28 avuga ngo Tomasi ati mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu ntiyagize gute? Yesu ntiyabuje abantu kumuramya, ntabwo yigeze na rimwe yabuzana kumuramya. Ariko muri Korani ho Isa ahakana kuba Imana. Ni ngo Isa we ntabwo abyemera. Gataniro Korani ibice bitasura ya 5:116 arabaza Isa ati ese wabwiye abantu ngo mungire Imana nge na mama? Ese wabwiye abantu ngo mungire Imana nge na mama? Isa asubiza ahakana ibyo. Isa we rwose ibyo ngibyo ntabwo abyemera, arabihakana. Ari niyo mpamvu Abasilamu bavuga ko kuramya Yesu ari ikosa rikomeye cyane. Urumva rero Yesu wo muri Bibiliya baramuramya, ariko Isa wo muri Korani
ni ukuvuga ngo ntawe umuramya. Ese n'ubu twakubaza duti hagati ya Isa wa Korowani ndetse na Yesu muri Bibiliya ninde utanga agakiza? Yohana 14:6 havuze ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Ndetse twahagera mu byakozwe n'intumwa aho ngo nta rindi zina yo munsi y'ijuru abantu bahawe gukirizwamo uretse izina ryande, uretse izina rya Yesu Kristo. Rero abakristo bemera ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa, ariko Korowani yo muri Islam agakiza gaturuka kuri Allah, nkuko tubisaba muri sura ya 3:51 avuga ngo Allah ni nyagasani wanjye kandi ni nyagasani ni nyagasani wanyu mumuramye. Isura yo muri Korowani ayobora abantu kuri Allah, ariko ntigera avuga ko ari we gakiza. Ngo uyu ayobora abantu kuri Allah, uyu ni Isa, ariko we kandi ntabwo ashoboka ko ari we gakiza. Rero nyuma y'ibi byose, nyuma yo kureba iyi mirongo, Yesu wa Bibiliya yitwa cyane ko yitwa umwana w'Imana, arapfa arazuka arabambwa, kandi ni inzira y'agakiza. Icyo twakomeje kugenda tubona. Ariko Isa wa Korowani ni umuhanuzi, ntabwo ari Imana, ntiyabambwe kandi ayobora abantu kuri Allah. Rero niyo mpamvu abantu benshi bavuga yuko usanga nyine bashaka kugenda babyitiranya. Yesu rero wa Bibiliya yitwa umwana w'Imana, twabibonye. Rero niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko nubwo amazina asa cyangwa hari ibyo bahuriyeho, imyigishirize yabo iratandukanye cyane. Se wowe waba ubitekerezaho ute? Niki watekerezaga kuri Isa ndetse n'iki watekereza kuri Yesu? Aho nawe ntabwo wari muri umwe muri bamwe bavuga ko Isa ndetse na Yesu ari bamwe. Ukurikije ibyo tubonye cyangwa se n'ibyo dusomye, nawe wakwandika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda ibiganiro byacu nk'ibi, ugakora like, ugakora share, ugakora subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu, kandi ibiganiro byacu nyine bigushimisha, nicyo tubereyeho. Rero gukora subscribe bibaye byiza, ukora no kunzogera kugira ngo n'ibyo utabonye nabyo bikugereho. Rero ushatse kugira icyo ushaka kunsobanuza cyangwa se igitekerezo cyawe, nanone ushobora kunyandikira kuri 0788 10 85 86 5. Njyewe rero turi kumwe muri iki kiganiro, ni Tadeo Ikimana ishaka. Ntuzacikwe n'izindi topic z'ingenzi, topic z'ubucukumbuzi, ubusesenguzi, kuyobokamana, ibiganiro byubaka, ubusobanuro bw'amazina, ijambo ry'Imana, inyigisho za Bibiliya, byose nta handi murajya mubikura uretse kuri umuyoboro wanyu, umuyoboro wa Sobanukirwa 5 TV.